bakoresha imbuga nkoranyambaga bari kubona amafoto agiye atandukanye ya Turahirwa Moses ari kumwe n'abayobozi batandukanye barimo na perezida w'igihugu cy'u Rwanda ariwe Paul Kagame. Uyu Turahirwa Moses ubona ku mafoto agiye atandukanye niwe wavukiye mu Rwanda akiga mu Rwanda ndetse agahabwa amahirwe yose nk'umunyarwanda, ariko kuri ubu akaba kataje mu gusebya igihugu cyamubyaye. Nibyo kuko nk'uko umugani ubivuga ngo abo umwami yahaye amata nibo baje kumwima amatwi. Ibyo ntiwabura kubivuga mu gihe ubonye ifoto ya Turahirwa Moses ari kumwe na perezida w'igihugu cy'u Rwanda ariwe Paul Kagame. Turahirwa Moses yavukiye mu karere ka Nyamasheke aho yize amashuri abanza n'ayisumbuye. Yakuze nk'abandi bana ariko agakunda gukora utuntu tw'ubukorikori, akanakunda kwambara neza, rimwe na rimwe akajya akorera imyenda bashiki be igihe babaga batashye ibirori. Ubuzima yakuriyemo mu muryango we nibwo bwatumye yisanga mu budozi. Nyina yari umudozi mwiza wafumaga ibitambaro akabitakisha intebe zo mu ruganiriro n'ibindi. Gukunda kwambara neza abikesha imyenda yihangiye byatumaga yumva ko igihe kimwe azikorera. Ibi ngo byamutandukanyaga n'abandi bana ku ishuri bakavuga ko ari uzi kwambara. Muri 2010 yaje mu mujyi wa Kigali kwiga kaminuza mu ishuri rikuru rya IPRC Kigali, yega ibijyanye n'ubwubatsi civil engineering mu ishami ry'amazi. Muri iryo shuri yanahambikiwe ikamba rya rudasomwa. Asoje amasomo yabonye ibiraka, ariko urukundo rw'imashini yo kudoda rukomeza kuganza muri we. Byatumye yiyemeza kubyinjiramo byeruye. Bamwe mu nshuti ze n'abo mu muryango we ntibamushyigikiye, bavuga ko yakaba yakora ibyo yize. Moses yatangiye gukora ndetse mu mwaka wa 2015 ashyira ku isoko imyenda ye ya mbere irakundwa, bituma yiyemeza kwandikisha Motions mu kigo cy'igihugu cy'iterambere RDB, ndetse atera n'intambwe yo kwihugura. Muri Kanama mwaka 2020 yabwiye ikinyamakuru Nyarwanda ko yatangije Motions ahanini biturutse ku kuba yarakundaga kumurika imideri no kuyihanga. Avuga ko atangiriye inzu y'imideri yabonaga itazaguka kandi ngo yabikoraga nk'ibintu byo kwishimisha. Yakoze amahugurwa atandukanye ashamikiye kuri uyu mwuga n'ubucuruzi ku buryo avuga ko yamwaguye mu kazi ke ka buri munsi. Turahirwa avuga ko yinjira ku isoko ryo mu Rwanda yabanje kwitegereza ibyo abandi bakora kugira ngo atazagira uwo yigana. Moses yahisemo inzira yo kudoda aho kubaka. Avuga ko benshi bari bamenyereye gukora ibitenge, we ahitamo gukoresha amatisi ariko akayongerera ubwiza yifashishije amasaro. Ngo yabikoze mu rwego rwo gusigasira umuco w'u Rwanda, guhesha agaciro made in Rwanda asanishije n'imyambarire igezweho. Icyo gihe yagize ati, numvaga ari wo mwihariko ndi bushake werekana u Rwanda, werekana umuco wacu cyangwa se ubwo bukori bwa kinyarwanda bw'abanyarwanda, ariko nkagerageza noneho no kubishyira ku myenda nkabihuza n'imyenda igezweho. Uretse kuba yaregukanye ikamba rya Mr IPRC, Moses yanabaye igisonga cya mbere cya rudasumbwa wa Afurika mu mwaka wa 2015 Mr Africa International. Ubu ari kugarukaho cyane mu itangazamakuru kubera ibyo ari gutangaza muri iyi minsi byo kwerekana ko nubwo yahawe buri kimwe yize mu Rwanda akagurirwa n'abanyarwanda, dore ko imyambaro yiwe yambayeho n'abayobozi bagiye batandukanye, utibagiwe n'umuyobozi cyangwa se utibagiwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ariwe Paul Kagame. Ubu ngubu hashize iminsi 3 yonyine atangaje ko yanga Kagame, yanga inkotanyi, ndetse ngo byamukuriyemo bitewe ngo nibyo zamukoreye. Ni ibintu biri kugarukaho cyane n'abanyarwanda muri rusange, waba uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa uri hanze y'u Rwanda. Wibaza ukuntu uwagaburiwe, uwahetswe n'u Rwanda, uwambitswe n'u Rwanda, ariko ukandagabwa amahirwe mu Rwanda. Ibaze gukora umwenda ukambarwa n'umukuru w'igihugu ariko ukagera ku kigero cyo kujya kumusebya iyo mu mahanga. Moses papa umubyara yabajijwe nimba ashyigikiye umuhungu we. Ubwiwe yasobanuye ko yamaze kumuca kera ubwo yatangiraga gushyira ubugambure bw'ihanze, cyangwa se yaramaze kwiyegurira kuba umutinganyi nkuko byari bimenyerewe cyane ku mbuga nkoranyambaga ko Motions yaba aryamana nabo bahuje igitsina.